Just ubundi bajya bavuga ngo bafitanye isano. Abamumenye ntibamushidikanya, abamutekerejeho ntibamuhakana, abamwumvishe ntibamukwepa, abamusanze ntibamubura, just alright. Uyu ni Newani Kimomo, Newani on street. Iyo kimwumva kuri mikoro uhita ugira byinshi, utangira gutekereza kandi no kwibaza. Gusa uyu munsi ho nakadosohoka ni ibintu byiza cyane kuba uri kumwe nanjye muri studio za Denoboz Rwanda TV. Nako haraho nazimuriye, hari n'uwo nahuye nawe. Tomtoni vipi? Mba numva uririmba, mba numva twakwigumanira. Uri mwiza babe, uri mwiza. Yeah man, uyu ni umuhungu wanjye Tomtoni. I love you so much. Ninde muntu ujya uririmba ngo mwari mwiza utuma ntuza, kuba ndi kumwe nawe biruta abafeza, uri ingabire nagabiwe. Just Tomtoni uwo ninde? Mwari mwiza utuma ntuza, kuba ndi kumwe nawe biruta amafeza, wowe utuma umutima wanjye utuza nkuzura akanyamuneza. Uri ingabire nagabiwe na rurema, uri tara rimurikira umutima ukava mu mwijima. Ntari kumwe nawe sinazigera ndyoherwa n'ubuzima, wowe buye ry'ifatiro mu buzima. Ntari kumwe nawe bwasenyuka bukazima, ikizere wongire ntikizaraza amasinde. Nzaba intwari yawe nza kugwa iruhande, abakubwira ko nkubeshya baribeshya. Urwango kunari ya man bamwita future man. Usigaye uzi no kurapa se man? Ngenda gerageza papa. Ijambo rimwe ku bantu baba baduteze amatwi banaduhanze yombi. So turakunda cyane ibyo dukora, ni mwebwe dukorera. So kuririmba, kurapa, Denoboz cyakoze mu kazi kose. Future man, peace maniga. Ndakwemera cyenda bizi kuri kundeba. Mubwatira umuntu w'umusaza. Uri umusaza papa, ni uri kuri Denoboz TV. Future man, uri umusaza papa. Wabwira iki umuntu uteze uhanze yombi Denoboz TV? Ntabwo kabura. Ahubwo ndabizi mubyo navuze ubu niko bumvishe gusa. Just wabwira iki umuntu ahanze amaso Denoboz Rwanda TV akiri kureba iyi video yakora iki? So subscribe, just share, like, subscribe kabisa. Ngaho rero reka nanjye mbashimire Newani Kimomo.